kugeza uducu urapfa none uburi muzima mwamushizwe hejuru. God bless you. Mushobora kwicara, Imana ibahe umugisha. Matayo 25. Shima Imana kubera uyu mugoroba, kubera abakozi b'Imana bari hano. Imana ibahe umugisha mwinshi. Bishops, apostles, pastors, Imana ibahe umugisha mwinshi. Natwe twese nk'abakristo aho twavuye hirya no hino mu matorero kugira ngo tuze kuvuga Kristo gusa. Imana iha umugisha. Ben na chance kuba barayobowe ku uyu mugoroba tugomba kuba dutaramye hano. Isi yose ubu yanyeganyeze, mwabibonye. So natwe turagace gato muri abo bateranye kugira ngo ijuru rirunguruke rivuge ngo harabazi icyo nakoze. Maze kumenya ko uyu mugoroba nzaba ndi hano, at least nafashe umwanya wo kubisengera. Ubundi kuri Pasika tuza dufite ijambo rivuga kuzuka, n'ibyanditswe bivuga kuzuka. Numvaga ari ibyo nzaza nzanye, ariko hashimwe umwuka wera abazi igikwiriye mu gihe. Maze umbwirire uwo muvandimwe mwahuriye hano uti utega amatwi yombi wumva icyo Imana ishaka kuvugana nawe mu minota mike. Thank you. Bene data, Imana yanshyize ijambo ku mutima. Ngiye gukoresha agahe gato kuko ndabizi ko turacyafite ibyinshi mu gikari, ariko ufite wari watangira kubwiriza ufite mbyiteki uri sûr. Ubwo mvuga ngo ufite iki? Ubizi neza ngo iminota cye ugiye gukoresha n'Imana neza yakubwiye ibyo ugiye kuvuga, kandi ifite abo yamaze umuntu uri busigare kiretse uri bufunga umutima, ariko ufungure iminota. Sindi butinde hano, ngiye gukoresha n'urugero kugira ngo bize kwihuta, ariko umva nkubwiza ukuri, fungura umutima wawe. Imana yambwiye ngo ndaza kwiyereka abantu ko nazutse. Ni byiza ko tuvuga yarazutse, ariko afite icyatumye aza. Ntabwo umugabo wa 33 ans yaje just gukina imikino. Akine 4 ans amanitse ameza arya, batemera ko n'akaboko basi kajyayo ngo gahishe. Ese ubundi ari buhishe imbere, inyuma, hejuru? Aremera isoni. Yarazi icyo ariho. Ntabwo yari filime yamuzanye. Munyemerera iminota mike. Ntabwo yaje kutwereka akantu gusa ahita ava hano. Yarazi icyo ariho. Hari uwo yari afite muri we. Hari icyo yarebaga agomba gutsinda kitazagutsinda. Hari icyo yari afite. Bibiri iri clear. Yabaye icyaha kugira ngo twe dukiranuke. Ngo ibyo bisebe, iyo mibyimba ye ngo yarakubiswa atakaza ishusho kugira ngo twebwe dukire iki? Ambwira neza ngo dukire indwara. Mwabasomere. Uzi ko muri iyi ndwara zikwigizaho nkana. Hari uwazi tangiye igiciro. Nkubwira ibintu bigera kuri 14 nanditse uyu munsi. Bibiri ivuga iyo ufite byatumye aceceka, arihangana yambara ubusara kubitwara kugeza azamuye amaboko aravuga ngo byose. Zamurijwe. Bigize gute? Maze unyemerere nijye muvuga butumwa, undebere uwo munyacyubahiro ukwicaye iruhande, umusunike ngo yo byararangiye. Mubwira ngo ibyo bintu
wikuriza ayo madeni yararangiye, ako gahinda yararangiye. Mubwire ngo byararangiye, byararangiye. Umva mbabwire, ntabwo nzi ikintu cyambayeho, ariko ndibuka amatariki, ndibuka ijoro, ndibuka naho narindi, ndibuka neza ninda nari ntwita amezi yari ifite, ndibuka n'ahantu narindi imibu yari mirangi. Mpishurirwa icyazanye Yesu. I remember very well. Ndibuka amarira narize, umugabo aza nshaka mu gicuku saa 5 nakinze, nashaka mbwira Imana ibi bintu nahereye muri Sunday school bambwira nifite rero nanga kujya mu bintu ntazi, buriya ngira gatwe n'amakode iyo kodo ntuntwara gusa ngo 22 unjyana he, ntaho njya. Mbwira Imana ibi bintu karaga filime Sunday school batubwira yarazute yarazu. Uzi aho twahereye? Araza Yesu twarahogoye, twavuze ko yaje, ariko se ibyamuzanye birihe? Ko niwizera uri bubibone ko koko yazutse. God bless you. Matthieu 25, Matayo 25. Yamaye ijambo niho misenja rero. Matthieu 25 hari inkuru abakobwa 10. Mufashe hari ababa batarasomye Bibiliya n'abayisomye. Yes, 10 bajyanye amatabaza yabo bajya gusanganira umukwe. Twihute kabiri. Ariko muri abo 10, abatanu bari abapfu, abandi batanu bari abanyabwenge. Ntarakomeza imibare mwanyumvise neza. Batanu bari iki? Abandi batanu bari iki? Merci beaucoup. Twagiye abapfu, mukomeze musome namwe. Abapfu bajyanye amatabaza yabo, na haruzingiye kurikira neza, bajyanye amatabaza yabo ntibajyana n'amavuta. Abapfu so babaye abapfu kuko bajyanye amatabaza. Barayafite amatabaza ariko bibagirwa iki? Amavuta yatakariye somewhere. Twagiye ariko abanyabwenge bajyana amavuta mu mherezo zabo hamwe n'amatabaza yabo. Merci, abo ni abanyabwenge. 5. Umukwe atinze, dore aho bipfira n'aha sasa. Ageze gute? Atinze. Bangahe? Boss 10. Boss barahunikira, barasinzira. Boss 6. Ariko ninjoro mu gicuku habaho urusaku ngo umukwe araje, nimusohoke mumusanganire. Maze babakobwa bose barahaguruka, bose uko ari 10 barahaguruka. Baboneza amatabaza yabo. Abapfu babwira abanyabwenge bati nimuduhe. Batangiye gusaba nimuduhe ku mavuta yanyu kuko amatabaza. Reka nsabe abo tugiye gufatanya kubwiriza uyu mugoroba bazamuke vuba vuba. Now ndashaka gukoresha urugero rugaragara kugira ngo byihute, sinze gusobanura cyane kuko ndashaka kuza gufata akanya ko gusenga. Uyu mwami yarazutse. Icyo ufite ataguhaye uyu mugoroba wahawe n'umwanzi kirasigara mu izina rya Yesu. Yes, nimwegere kuri aka kahano, mugumaho mutandukane. Abapfu bibwirize, abanyabwenge
abanyabwenge mwatinze ntabwo ari abapfu, it's just ratamura abanyabwenge namwe mu izina rya Yesu. Good. Satani ijya inyuma hariya. Ngirira ukwegere ngo hahiye sasa. Ariko hariya si kure. Muramfasha amatara sinzi abari muri uko mugiye kubigenza kugira ngo murebe. Mwese muratureba hano. Very good. Amatabaza. Murimo murandeba. Muyazamura. Ngaya. Dore abanyabwenge ngaba. Aba ni abaki twabisiki. Twabisaba. Bibiri bita virgins. 10 virgins. Amasugi 10. Bose muraza kwihangana ncemo vuba kugira ngo twihute. Bose bavuze ko bose bari bafite amatabaza. Hanyuma mumfasha bari mu byanditswe mugende mukora icyanditswe cya 2 25 na 3 hanyuma tugende. Umurongo wa 3 musubireyo. Musomo wa 3 uravuga ngo abapfu bajyanye amatabaza yabo ntibajyana amavuta nyarihe. Do sinzi ko mubibona ibi birimo vide. Aha harimo iki? Aha bari afite amavuta. Ariko mwatandukanye cyane nimwegerane bitaza kuma imbaraga nyinshi. Very good. So abari inyuma umurongo wa 3 turavuze ngo abapfu bajyanye amatabaza yabo barayafite ntibayafite. Barayafite ariko hari ikintu binjiye cyatakaye nuko mutabona ibicupa bafite. Aba aruzuye ari harimo iki? Harimo vide. Umambabwire iyo bavuze ngo bose bari bafite amatabaza umwuka wera yambwiraga ngo iyo uvuze umukristo twese turi abakirisitu. Nimumfashe bavanywe bene data. Aha hari idini ubonye. Iyo avuga abakobwa 10 wumva avuga ngo nize kuvuga amazina y'amadini. Idini runaka n'idini runaka ni hariya idini runaka riraha. Dusoma mwigeze mwumva ngo umukwe aje abanza kubwira ngo abizeye Yesu mu idini runaka mugire gutya. Hari byo mwumvise? Ugiye kumenya ibyo ari byo. Twese dufite itabaza rivuga ngo Yesu ndamuzi ndumukirisitu navutse ndumukirisitu kirisitu yabaye kirisitu turafite amatabaza. Ikidutandukanya ubwo ndimo ndihuta kubera umwanya igituma dutandukana igitandukanya abantu 10 bose bambaye bimwe kuko bose ni virgins nkuko Yesu yabivuze bose bafite amatabaza kandi arimo araka sibyo. Ariko ikidutandukanya kimbwire nawe n'amavuta twarangayeho kandi amavuta niyo dusuka muki mu matabaza kugira ngo agume yace. Hasi bavuze ngo umukwe atinze. Umukwe agize gute? Uko gutinda niko gutuma n'utuvuta wari ufite tugira gute? Numenya aho twagiye. Now batandukana guterera ba. Umva uko muraza kwegera imbere gato. Umva ukuntu batandukanye, umva ukuntu bigenda. Hano inyuma hari ibintu mutarimo murareba. Ndaza kubasaba niba mugenda gute muce bugufi aba baboneke. Good. Mwebwe ngo mwaguma muhagaze. Mwamubonye uyu sinzi ko bamureba. Egera hano. Zamuka areba kure ntago bakureba. Amatara mwiranje tuba turebe hano. Now icyo batazi mu gihe batakaza amavuta yabo nubwo yararimo, there is a spirit behind. Hari umwuka batabona ugenda wongorera, ugenda uvuga, ugenda ubwira uri atari ko suribuka gahinda ka uribuka kuri imfubyi uribuka ko nyogosenge
yaciye umutwe. Uribuka ko yafashe inzara akazivanga n'umusatsi n'amenyo y'imbeba, amavuta akaba ngo pi aragiye. Mu kanya kabaraje kuri uya kongorera. Ariko reka mbibutse ngo kuko ari virgins n'umwuka wera bahari. Umva rero na hano nubwo bafite amatabaza ntabwo babaretse. Mwabonye arimo arakubita ariko banze kunyeganyega. Muramureba inyuma arimo arakoraho Satani yoga. Bamwegejeyo aba banze kunyeganyega. Barareba yo gato bakagaruka bakongera bagahagarara. Arimo arababwira agahinda. Niwibuka ko ese ntabwo uzi ko ese ubundi ntabwo ureba ko bakuroze ese ubundi ntabwo iyo wabonye yanze kureba. Ngirira ukwegereye ngo biriya ni buri joro ni buri manywa biguhoraho. Aza mu bitekerezo, aza kwibutsa ibintu, aza aca muri ibi agaca muri buriya. Abangaba dore ahantu amatabaza ari mu gatuza n'amavuta bacaki. Ntibibuza ko bakomeza kumva the same voices, amajwi namwe, ariko itandukanirizo ririhe? Twese duterwa ibitugeraho. Ni kuki bamwe batakaza amavuta abandi bakayafata? Ndashaka abari mu buhanga bw'ibyuma mumfashe, kuko Imana yambwiye ngo hari abantu igiye kuzura uyu mugoroba.